Hi guys, murakaza neza kuri This Rwanda. Ngewe nitwa Ishimwe Shema Isabelle. Uyu munsi rero ngiye turabana muri video nkuko mwabisabye ubushize kuri video twabahaye. Hari abantu benshi bambajije abari muri comment inbox bagiye banyandikira bambwira ngo nzabereke ubwoko bw'ibirungo nakoresheje muri iriya video, ndetse nababwire ibirungo ushaka kuba ufite iwawe mu rugo biri basic ushaka gukoresha mu nteko zawe buri munsi. Uyu munsi rero hano hari ibirungo ngiye mfite bisanzwe by'amafu bafite mu rugo, ni iki ngiki cy'amazi nibyo nkoresha mu mitekerereze ya buri munsi. Ariko hari n'ibindi birungo ndi buze kubibabwira bisanzwe biba biri fresh bicuruzwa mu masoko za Nyabugogo cyangwa se mu masoko manini. Rero ntimugire impungenge, bino birungo biboneka ahantu henshi hatandukanye mu ma supermarché, mu masoko manini, Nyabugogo, Kimironko cyangwa se mu makartier bitewe na quartier utuyemo. Nkanjye ko ntuye muri quartier isa nkaho atari mu mujyi cyane, ntabwo wapfa kubibona, ariko hari ahantu rwose biba biri hatandukanye. Ni ibirungo biboneka kandi bisigaye bimenyerewe cyane mu Rwanda. Rero ntafashe umwanya wanyu munini, reka twinjire muri video yacu uyu munsi. Ndatangirira kuri iki kirungo mfite hano, ni soya sauce y'umukara, habaho n'iy'umweru. Yego, soya sauce rero ni ikirungo gikoreshwa mu guteka inyama z'ubwoko bwose, kigakoreshwa mu masupu cyangwa se indyo zose zirimo inyama n'imboga, ibintu nk'ibyo ngibyo n'amasosi. Soya sauce rero ni ikirungo cyiza kiryoshya inyama. Ku bantu basanzwe bagikoresha murabizi ko ari umuti, cyane cyane hari ukuntu bitewe nuko ushaka guteka inyama ntizishye neza nkuko ubishaka, ntizifate ryabara ushaka byerekana inyama ikaranze ikamera nka mushikaki. Soya sauce rero irabigufasha muri icyo gihe. Ikirungo gikurikira ni ikirungo cyitwa black pepper. Black pepper ndayikunda, ni nka tungurusumu. Black pepper ikoreshwa ahantu henshi, ikoreshwa mu sauce vinaigrette za salade, ikoreshwa mu nyama, ikoreshwa mu kotsa, ikoreshwa mu guteka amasupu, mu mboga. Black pepper ikoreshwa ahantu henshi, gusa ni ikirungo kijya kumera nk'urusenda. Iyo udakunda urusenda rwinshi ukoresha gake, waba ukunda rwinshi nabwo ugakoresha ingano wumva wifuza. Ikirungo gikurikiye rero ni paprika. Paprika nayo ni genre y'ibirungo bijya kumera ntago navuga urusenda, ariko ni muri icyo kigero. Gusa paprika ikoreshwa nayo mu guteka inyama, muri marinade y'inyama, cyane cyane inkoko no mu nyama z'inka wayishyiramo bitewe nabwo wifuza. Yego, so rero paprika nayo ntukayibure iwawe. Ikirungo gikurikira ni garlic powder. Murabizi ko habaho tungurusumu zisanzwe zino tugura mu isoko ziba ziri fresh, ariko cyane cyane iyo ngiye nko kumarina inyama, kubera ko mba ndi gukoresha ibi birungo by'ifu, mpitamo gukoresha tungurusumu y'ifu nk'ingi iseye. Ni ikirungo nacyo kiba mu ma supermarché menshi, aho wajya hose wakibona. Ikirungo gikurikiye ni turmeric, nacyo ni ifu. Turmeric ifite akamaro kanini. Turmeric hari abantu bayikoresha ku ruhu, mu mamaske y'uruhu. Turmeric ikoreshwa mu guteka umuceri. Turmeric iyo ushyize mu biryo byawe bihindura umuhondo. Iyo ushyizemo nyinshi biba umuhondo cyane. Ni wa muhondo ari kuri naturel, apana umuhondo waya ma food color cyangwa se ibindi bintu bihindura ibiryo amabara. Turmeric wayikoresha mu guteka umuceri, hari abayikoresha mu guteka inyama, mu marinade. Ikindi cyiza cya turmeric ifasha muri digestion. Yego, turmeric ni nziza, nta zindi ngaruka zindi igira ku mubiri. Rero nacyo ni ikirungo udagomba kubura iwawe kuko gifite ingirakamaro. Ikindi kirungo mfite cyangwa ntakunda kubura mu rugo ni oregano. Oregano nayo ikoresha muri kugarinisha ibiryo, cyane cyane amasupu n'ibintu biri liquide cyangwa se biri liquid.
yego. So rero nacyo ni ikirungo cyiza kandi udakwiye kubura mu rugo iwawe. Muri rusange rero ibi ni byo birungo biri basic ngewe nkunda gukoresha mu nteko zanjye za buri munsi, ariko hari ibindi birungo biri naturel ngiye kubabwira nabyo by'ingenzi ushaka gukoresha, ndetse nshyireho n'amafoto yabyo. Amazina ndi bubabwire mu masoko rwose baba bayazi. Nk'iyo ugiye Nyabugogo ukababwira ndashaka basil, bahita bayimenya, cyangwa ndashaka coriandre, cyangwa ndashaka dill, cyangwa ndashaka persil. Ni ibintu rwose bahita bihutira kumenya. Ikindi kintu cyifashishwa mu kurunga inyama cyangwa se ibindi biryo bitandukanye ni ginger cyangwa se tangawizi. Tangawizi buriya ituma inyama zoroha. Iyo uyishyize muri marinade inyama zawe ziroroha zikaba sawa. Ikindi kintu nk'uko nabibabwiye cy'ikirungo kiri naturel ushaka gukoresha mu kurunga ibiryo byawe ni coriandre. Nk'uko iyi foto hano ibigaragaza, coriandre ushaka kuyikoresha ugarinisha nk'ibirayi by'amasote, ushaka kuyikoresha mu masosi, mu masupu. Coriandre nanone ahantu ushaka kuyikoresha ni mu guteka amafi, inyama, inkoko, mu mafruit. Nacyo ni ikirungo gikoreshwa ahantu henshi. Coriandre ijya gukoreshwa ahantu hamwe kimwe n'ikindi kirungo cyitwa dill. Nkuko mubibona hano ni ikirungo gifite gisa gutya nkuko mubibona kuri iyi foto. Dill rero nacyo ni ikirungo gikoreshwa mu tuntu twinshi. Dill ushaka kuyishyira mu sauce vinaigrette yawe wayisyanye n'ibyo ugiye gushyiramo na tungurusumu wenda na za mayonnaise, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dill nanone ushaka kuyikoresha ugarinisha ibintu wokeje cyangwa se wafiritije, tuvuge nk'amafiriti, amafi, ibirayi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Dill nanone nayo ikoreshwa mu masupu, yego, ikongera igakoreshwa no mu mboga. Rero dill nayo muyimenye ni ikirungo cyiza kandi cy'ingirakamaro. Ikindi kirungo cyiza rwose gifasha mu gutanga gu nziza ni ikirungo bita bay leaves mu cyongereza, cyangwa se feuille de laurier. Izi feuille de laurier rero zikoreshwa mu guteka inyama, mu marinade y'inyama. Bay leaves rwose ntukayibagirwe. Ikindi kintu cyiza kuri bay leaves ni uko ni nziza kuri digestion, ifasha abantu bafite ibibazo bya constipation. Ni ikirungo gishobora gufasha mu kugabanya stress cyangwa se anxiety ku bantu bagira ikibazo cya stress. Bay leaves rwose ni ikirungo cyiza mudakwiye kujya mubura mu gihe muri guteka indyo ziri special. Nacyo rero ifoto yayo ndayishyira hano kugira ngo muze kubasha kumenya icyo kirungo ndi kuvuga ngo ni ikihe. Ikirungo cya nyuma ngiye kubabwira nacyo kiri naturel cyiza ni ikirungo bita basil. Basil nacyo ni ikirungo gikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, harimo amasalade, kundi toasting umugati ugashyiraho za avoka n'utundi tuntu. Basil ni ikirungo cyiza ushobora gukoresha icyo gihe iyo toasted bread yawe. Basil ikoreshwa mu masupu ndetse n'ibindi byinshi. Ibirungo nari nabateganyije kubabwira ni ibingibi uyu munsi, tutibagiwe ko mu biryo buriya hari ikintu abantu batazi kiryoshya ibiryo, ikintu bita poivre cyangwa se ibitunguru by'icyatsi. Bino bisanzwe, hari n'ababa bifite mu turima tw'igikoni iwabo. Poivre ziryoshya ibiryo mu muceri, mu birayi. Poivre rwose ntizikabura iwawe, ni ikirungo cyiza. Habaho ibirungo byinshi, gusa ibyo ngiye mvuze nibyo nkunda gukoresha bitewe na nkunda y'ibiryo. Yego, ibi birungo uko biri hano ibyinshi bigiye bigura +3, usibye soya sauce ushaka kugura 2 cyangwa 5 bitewe naho uyiguriye. Ariko ufashe nk'ibihumbi 10 ushaka kugura ibi birungo byose uko biri hano, bikazamara amezi agera muri 4 cyangwa 5 kandi bitari expert. Rero ni ibintu biri simple cyane kandi ibiryo byawe rwose bikatandukana n'iby'abandi. Mwakoze gukurikira video yacu y'uyu munsi, naho muri video yacu y'ubutaha. Bye.